uwo njyanikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu Yesu ni umpagije, yanyitangiye w'ikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu Yesu ni umpagije, yanyitangiye w'ikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu Yesu ni yanyitangiye w'ikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu Yesu ni yanyitangiye w'ikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Haleluya. Yesu Yesu ni umpagije. Haleluya. Yesu araduhagije, Yesu ni mwiza, Yesu arakomeye, Yesu aradukunda, Yesu yaratwitangiye, Yesu ni umugabo mwiza, ni umunyentwari. Yagiye ikuzimu adukubitira Satani, aramuhambira, aramuzirika, asiga mwambuye n'ifunguzo. Haleluya, haleluya. Yesu arabidukorera, niyo mpamvu tugenda twemye, niyo mpamvu tutagikorwa n'isoni, kubera ko amaraso ye yayatanze hikiru ku bwacu. Ndanezerewe cyane kubw'uyu muririmbyi, uyu mwanya numva nuzuye amashimwe kubwa Yesu, numva nuzuye umunezero kubwo kumenya Yesu, numva nejejwe na Yesu mu buzima bwanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Nawe kandi nizere ko Yesu wongeye kumwumva iki gitondo, uyu mwanya. Imana ni nziza yaduhaye Yesu. Reka dusome ijambo twirirwana, ijambo ry'umunsi cyangwa se ijambo rya mu gitondo, Yesaya 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Yesaya 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Uwo munsi uzavuga uti, Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya. Kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye, n'indirimbo yanjye agahinduka agakiza kanjye. Nicyo gituma muzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Haleluya. Amen. Ngo uwo munsi, rega n'uyu munsi, tubwire Yesu ngo ndagushimira. Ushima Imana, dushima Imana. Ngo ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Igituma Uwiteka arakara nuko tuba twakoze ibyo yanga, nuko tuba twakoze ibyo adakunda, nuko tuba twitwaye uko nawe adashaka, bigatuma turakarira. Ariko hari igihe cyo kubabarirwa. Iyo twihanye turababarirwa. Iyo twemeye Yesu ngatwoze bituvaho. Iyo duciye bugufi tukabyihana bituvaho. Bwa burakari bugashira, Uwiteka akaduhumuriza. Haleluya. Ngo uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Imana ishimwe, Imana yubahwe, Imana isingizwe. Akaduhumuriza. Muri iyi si, muri iyi minsi, muri iki gihe, nta handi twakura ihumure uretse mu Mana. Nta handi twabonera ihumure uretse mu Uwiteka. Nta handi twahumurikira, guhumurika uretse muri Yesu. Niwe wenyine uduhumuriza bigakunda. Niwe wenyine uduha ihumure rikemera. Niwe wenyine uvuga ngo komera bigakomera koko. Uvuga ngo tuza bigatuza. Akaduha amahoro yo mu mutima, akaduha ibyishimo, akaduha umunezero. Ni muri Yesu gusa, ni mu Mana niho honyine. Haleluya.
hacecekesha ibyari bitumye imitima yacu itera hejuru, byari bitumye imitima yacu iruha, ibyari bitumye imitima yacu ijya kuri mu bitekerezo cyangwa se mu byo twarebaga bigatuma imitima yacu itekereza cyane. Ihumure rituma ibyo byose bituza ni mu Mana. Ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya. Imana niyo gakiza kacu, Imana niyo idukiza. Idukiza indwara mu mibyimba ya Yesu, idukiza ababi, idukiza ababisha, idukiza abagome, idukiza inkozi z'ibibi, idukiza ku manywa na nijoro, idukiriza abacu, idukiriza inshuti zacu, idukiriza imiryango hose. Ngo dore Imana niyo gakiza kanjye. Nta handi twakirira uretse mu Mana, nta handi twabonera ubukiriro uretse mu Mana, nta wundi wadukiza ibyaha uretse Yesu. Kubera iki? Mu maraso ya Yesu hagendamo gukira. Haleluya. Hagendamo kubohoka, hagendamo kumererwa neza. Mu mubiri wa Yesu hagendamo gukira. Ni muri Yesu. Haleluya. Biravuga ngo ubonye Yesu aba abonye Imana. Data yubahwe. Ni ukuvuga ngo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza egare gukira icyaha, egare gukira imivumo, bingana gukira ibibi byose, gukira urupfu rw'iteka. Imana ihimbazwe. Ngo nzajya niringira ne gutinya, ngo kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nzajya niringira ne gutinya. Kwiringira Imana, kwiringira Imana mpaka bikunze. Kwiringira Imana niho honyine bishobokera. Kwiringira Imana niho honyine bikunda. Mu kwiringira Imana niho honyine tubonera kongera gutabarwa. Mu kwiringira Imana niho honyine dusubirizwa. Mu kwiringira Imana niho honyine kureba ku Mana. Si bibi kureba ku bantu ariko iby'abantu birarangira. Si bibi abantu wabiringiye ariko iby'umuntu hari igihe ashobora gupfa ataranabigeraho kubera ko ari umuntu, kubera ko isi ari uko yubatse. Ariko turebe ku Mana, yo ibumbiyemo ibihe, yo nyiri ibihe, yo ireba kure kuturusha. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo nzajya niringira ne gutinya. Nta gutinya. Kubera iki? Kubera ko Imana ariyo gakiza kacu. Niba Uwiteka dukiza twatinya nde? Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu twatinya iki? Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu niki cyatunyeganyeza? Ntacyo. Ngo kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye. Nta mbaraga twe dufite, imbaraga tuzikura mu Mana. Ari iz'umubiri ni Imana iziduha, ari izo mu mwuka ni Imana iziduha. Twakora ibintu tukabona biciyemo, burya ni imbaraga z'Imana ziba zitubashishije. Twakora akazi tukabona birakunze, burya ni imbaraga z'Imana ziba zadushoboje. Twabona ibintu bitunganye, burya ni imbaraga z'Imana ziba zabyiyemo. Byose ni imbaraga z'Imana. Ngo kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye. Haleluya. Niwe mbaraga zacu. Ngo ni indirimbo yanjye agahinduka agakiza kacu. Ni indirimbo yacu. Indirimbo turirimbira Imana ni iz'amashimwe, ni izivuga imirimo y'Imana, ni izivuga ibyo Uwiteka yakoze, ni iziramya Imana, ni izimusingiza, ni izivuga gukomera kwe. Ngo niwe ndirimbo yanjye. Haleluya. Tukaririmba iby'Imana yakoze, tukaririmba imbaraga z'Imana twabonye, tukaririmba ububasha bwe bukomeye, tukamuririmbira ibisingizo, tukamuhimbaza kubera ari we udukiza. Ngo niwe gakiza kanjye, niwe udukiza. Ngo nicyo gituma tuzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Ku murongo wa 3 nihe handi twavana ibyishimo? Mu kumenya Yesu. Inkuge y'agakiza iyo wayinjiyemo uvoma ibyishimo ndetse n'amahoro. Amahoro. Icyambere umenye Yesu aguha amahoro n'ibyishimo. Si ibyishimo byo ko umuntu yatunze cyane iby'isi, iby'ibifatikano, ibyo biza nyuma.
yego turabikeneye ariko biza nyuma. Hari amahoro, hari ibyishimo biva ku Mana iyo ubwayitanga, bya byishimo nyabyo tuvoma mu mariba y'agakiza, mu nkuge y'agakiza harimo ibyishimo, habamo amahoro, harimo umunezero, harimo kuruhuka. Kubera iki? Ubundi kwinjira mu gakiza, kwemera kwihana ibyaha tukaruhuka, ukubera ko ibyaha biba byaraturuhije, byaradutsikamiye, ariko iyo twihanye cya kizigo kituvaho, hanyuma tukumva umunezero, bigasimburwa n'umunezero, bigasimburwa no kwishima no guseka. Haleluya! Kubera ko tuba twemeye kujya mu mariba y'agakiza. Ahubwo navuga ngo niba utarakira Yesu, iki ni igihe cyo kumwakira kugira ngo uruhuke, kugira ngo uvome mu mariba y'agakiza, uvomemo umunezero, uvomemo amahoro wabuze igihe kirekire, uvomemo ibitotsi wabuze igihe kirekire, uvomemo kuruhuka. Niwe karuhura. Yesu ni byose kumufite, urushye wese nibagana, izina ryo twamuhaye ni ryiza we. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura, aruhura ababyeyi ni mwiza we. Yesu niwe karuhura, aruhura abagabo ni mwiza Yesu. Yesu niwe karuhura. Yego, wemere kuruhukira muri Yesu Kristo. Hanyuma natwe abakijijwe, abari mu nkuge y'agakiza, mugumye mwumve, tugumye twumva ibyishimo, tugumye twicare mu munezero w'agakiza, tugumye tuvoma amariba mu mariba y'agakiza, tugumye twumve kugubwa neza mu mariba y'agakiza, twe gutinya, kubera ko Uwiteka niwe mukiza wacu. Uwiteka Yehova atubereye imbaraga, atubereye byose, atubereye indirimbo, yadukuye kure. Icyaha ni kibi, icyaha ni kibi, icyaha kigira imivumo, icyaha kigira ibihano, icyaha kigira akaga, icyaha kigira amakuba. Ariko kuko twihane tugakurikira Yesu, ni igihe cyo kunezerwa, ni igihe tukakira amahoro, tukagubwa neza muri Yesu. Amen. Reka dusenge. Elishadayi, ndagushimiye ko waduhaye Yesu. Yesu akaduha agakiza. Mu gakiza niho tuvoma, niwe soko n'iriba ry'umunezero. Ndagushimiye Mwami ko mu gakiza harimo iriba ry'amahoro, isoko y'amahoro, ko mu gakiza harimo amariba y'ibyishimo bituruka kuri wowe Mana, yo kumererwa neza. Kandi Uwiteka Yehova utubereye imbaraga, utubereye byose, utubereye indirimbo, utubereye amashimwe. Turakunezererewe, twishimiye muri wowe, kubera ko tugenda tukubona mu rugendo rwacu rw'agakiza. Ugenda ubana natwe mu buzima bwacu, ugenda utugirira neza, tugenda tubona impinduka, ugenda utwuzuza. Mu izina rya Yesu urakoze Mwami. Uyu munsi uganze, uyu munsi twongere tugushime ko waduhaye agakiza. Uyu munsi twibuke ko wadukuye mu byaha, tugushime, tukuririmbira indirimbo, tuzamura amashimwe Mwami, ko tuvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Kandi tugushimire ko tubereye imbaraga. Utaduhaye imbaraga twe twaneshwa, utaduhaye imbaraga twe twananirwa, utaduhaye imbaraga ntacyo twashobora. Turagushima Mwami. Uwiteka Jehova ari utubereye agakiza, udukiza muri byinshi, byo tubona n'ibyo tutabona. Hose ugenda udukiza mu nzira zacu zose, muri domene zitandukanye, ugenda udukiza. Ushimwe, ushimwe, uhabwe icyubahiro none n'ibihe bidashira. Amen, amen, haleluya. Murakoze, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom.